kugira ngo bakore ibyo Imana yabashize ku mutima, babyamamaze bigere n'aho bo batagera, bavuga ubutumwa n'aho batari kubivuga. Njya mbwira abandi ngo iyi mpano iragoye ariko kandi iroroshye, kuko tuzi ko abantu bose ari bakuru. Nta bantu bajya batanga imitungo yabo kubera amagambo babwiwe ako kanya timwoyitanga, ariko kubera ko mubyumva kandi aricyo cabazanye, ndaganira ijambo ry'Imana, nze kubaha n'umwanya mubikore kandi sinza kubinginga, kuko mbinginze mukabitanga ku bwanje muba muhombye, ko nje ntacyo nzabagarurira nta na kimwe. Mubikoze kubera ko namenye kubivuga mukaremba mukabitanga muba muhombye, ariko muraza kubitanga kuko mwasobanukiwe gukorera Imana ko ari ikintu cy'ingenzi kandi kibareba. Bwana asifiwe. Amen. Rero umutima ujye uburanya umuntu umubwira ngo nimbikora ndahomba, nimbikora. Umuntu aza akunda kugira imitima myinshi muri we. Haba ikiganiro mu mutima, umunsi wo gutanga haba ikiganiro mu mutima, kandi akenshi ni Satani ziganiriza kamere kugira ngo bihomberemo. Intambwe ya mbere izibi yo kuvuga ngo shingiye ku bibazo mfite simpagaze neza kubikora. Intambwe ya kabiri izi yo kuba kubareka za priorite, ibintu byihutirwa byinshi biruta gukora iki. Intambwe ya gatatu, iyo utsinze izo zombi, izibi yo kuvuga ngo tangaho biki kubera impamvu zibiri, abantu batabona kutazikora. Ikigira kabiri, yegura abakozi n'ubundi nta mafaranga tuha Imana ngo ushime, oya tanga ariko utange duke, cyo nacyo wenda ukagitsinda. Intambwe ya kane, Satani imaze gutsindwa aza kwinjiza mu ntambwe yo kuvuga ngo ubikore mu buryo bwo kubaka izina ryawe, nabyo nanone ukabura bitanze ariko ukabura bihombye. Umwuka iyo uzi uguma kubwira umuntu ngo kora uko umutima wa mbere wavuze gusa, umuntu nakubwira ngo bikora ucecetse, umutima wakubwiye kuva karindwi ubikora uhagaze ku gatuti, niwo mutima w'Imana. Bwana asifiwe. Amen. Ntabwo ibintu byose bisaba ko tubikora mu kinyegero, oya, kandi ntabwo bisaba ko tubitangaza, bisaba gusa kumvira umwuka mu mutima ukabikora uko umwuka yakwemeje. Impamvu ni iki? Hazabwo duhatira abantu cyane ngo nimukore mucecetse, niko gukorera Imana neza, kandi Imana yakubise mu rufunguzo kuko wokora bitera abandi gutinyuka bagakora. Icyo kibazo rero ngiye kwiganirira Bibiliya, ariko kumuganire n'umutima kandi umuje ku ruhande rwa Yesu. Iyo ni inama mbanje kubwira twebwe abavuga mutumwa tuzadusa nk'abahe bavuga nabi, kubera ko turi tuvuga ukuri kwinshi. Abantu iyo bemeye gukorera Imana nibo biha umugisha, iyo batemeye gukorera Imana ibigenderewe bizabiba kandi wowe ugahombaga kutahinze. Cyumva ko bisa n'ijambo kiremereye kubwira abantu ngo nimukore, nimutanakora Yesu arakora. Umuntu yose bizatese kare kose ubwo Yesu yarashoboye kubikora kubera mu kitabo n'uwanyu bakorere, sikako umuntu yavuga mu mutima, ariko kundi Bibiliya mpamvu. Bwana asifiwe. Amen. Guterana kwacu, uhuza imbaraga kwacu, kubikora kwacu ni ku neza yacu, kugira ngo ibyo twabuze tubikingure. Sinzi impamvu ari imbereyeho, ibyo tutashoboye tubigereho. Reka mbaho urugero ntaraja muri Bibiliya ubwo ari heza abanje, sinzasubira kuvuga kuri ibi. Mu minsi ya Kenya, mu myaka ya Kenya, ngari narashatse kugira krize y'amafaranga kandi mu myakazi ndahembwa umukozi w'akarere. Akazi gakomeye ariko gari kakita gakomeye kuko ariko ufite sindata gakawa atariko kambesheje kavuga kakandi. Bwana asifiwe. Noneho rero
nzamutekereza neza ndakange se uko abakirisitu ko tudafite amahitamo ntidufite inzira z'amahitamo zo kuvuga ngo Yesu nakabikora turaje ku bapfumu babikore ndaje mu basita babikore cyangwa mu basinzira ko bamuyomba tibo bikora kuko ni cyangwa cyabishobora ndavuga ngo se ko tudafite inzira y'amahitamo dufite inzira imwe gusa yashwa none se iyi nzira twayipafominze tukayikoramo neza tugashiramo n'agahano umutima urambira mu cyacu cyose nzotanga nzokirenza amafaranga 500 icyaje cyo cyose ndavuga ngo iyi principe nyigire principe ya bigere icyacu cyose nzotanga nze kirenza amafaranga 500 zahinduye ibintu byinshi mfite imyaka 50 umugabo mukuru sinize menshi ariko ayo nize ntiyonemerera kubeshya nakeneye no kubeshya no kwihugikana sibaza kubeshya ibi ni uguhinga mu butaka butarunze ukunda tuwumuha 100,000 uwo mureka ukamwigisha gukorera Imana akazabyibonera atakuvuniye Bwana sifiwe Amen. amahuzu wabuze nuko iyo muto y'imyambaro utazihereza abayikina uzura bimuntu adahaye abibica ashaka uzugike no kiva mu isoko nzagenda iyo nagira ubuntu jewe nkamo ngenda nzasesa abandi ngo nanga kuja kugushaka no cyangwa zindi nzandeka zashaka zikabanza zigashira ariko nibura kazogera ngiye kuzana kazitanga cyangwa zitanga ariko iyo ugiye utari mu mwuka uzumara kumanura amashati 5 utaraje kwambara nini ugatangira kwifuza izusize ukazuvuga ngo ni ukuri ko ndabona ari nziza ni tekereza irari rero kwifurisha amashati ufite aya 5 utaragera imirango wawe nico gituma uzumara guhanga ugatangira gusonzera inzara y'ejo utarazi ko bucukira ukazuvuga ngo tuhaza ko ejo sinzi ko tuzajya izo ni principe z'abantu badatunga Imana batagendana n'Imana umunsi ku munsi icyo babuze urakingura konte yacu urakibona kandi sinzi ukivuga niyo mikorere y'Imana niyo principe Bibiri iranga ngo Imana no guhindura ijambo ryayo rimwe ngo ijuru n'isi zohirima zova tuzatubwira ngo nituba beza tukegamirana tukatorera tukavuga ko byadusanzwe ngo birahindura iby'Imana yagene ibitekerezo kundi imbere nkatwe ndazabona ari kamene wawe si umunyamurenge kandi si umunyarwanda Steve Imana si umukono mugire iki bihumbi Imana si mwene wawe Imana si umuzungu Imana ni ikindi tuzatubu Bibiliya yavuze ko igitizibwa izishaka kuyigira nk'umuntu none si igerere kuki habe niyigiye kutwiyereka izitwiyereka mu zo twoshobora kumenya gutekereza ariko irenze izo zose Imana ni ikintu gikomeye cyane haleluya Bwana sifiwe Amen. umubitekereze mugume mukirana umuhwerere umutima wowe n'imirimo nituvuga ngo tambuka utambura kandi biraza gukunda sinabahaye umuhamya mu gitondo nabahaye umuhamya kandi simusubiramo n'ibikunda umuhamya ni uko ikintu umuntu akeneye aza kibiba akabisarura umuntu umwe yagiye gutesta undi agenda ashaka umuntu yoteranya undi kugira ngo bababanze asanga uwo agiye kubwira amagambo yagenderewe n'Imana yo kumenya kuri ngo amubaze umwanzi wiwe amumubwiraho amakuru meza gusa ibabera impamvu yo kwiyunga urubanza rwaranze rurashira asubira ati nahumye ubu tubaha bose tugira ngo runaka n'umwanzi wawe kumbe niwe mugabo ugira uzi kubatana akakuvuga neza bati yambira cya amira cya abe umva iyo neza bibye bimukera urubanza n'undi muntu abagabo bananiye iyo umuntu agendana n'umwuka agendana na kamere itegeko rya kamere ni ugutsinda umuntu no kumwerekeza agatandukana n'Imana Bwana sifiwe guhera mu bubata n'ubuke ukagutera kwiganira iteka ukaruhuka mu njugu hasi ugatunga amaganya no kwitotomba ukabaho utarakandagira ku karenge k'ibyishimo
uzategera abantu mu cyumba muhe musenga amagambo bahe bavuga. Bamwe baza bazwibuka Imana akaruha kabura ikindi avuga akumva zose ko biraguma kuvuga ngo ndagushima bukiye yazanira ngo aserukire akumva ishimwe n'ishimwe. Wategera undi ukumva Imana n'umwanzi bageze ku munota wa nyuma wo gusinya kontara yo gutandukana, ari mu manza zo kwigira ngo ibi bizajureke. Wakinze urugi utazashimumva nibutse icyaha naguhibukira cyo gusabira imbabazi. Ni ukuvuga ngo va ku musozi w'amaganya n'amarira uwo niwe wumitujeho muri Yesu habizishimo. Haleluya. Amen. Muri Yesu habizishimo, muri Yesu haba imbaraga, muri Yesu haba amahoro, muri Yesu icyo umuntu ashaka. Umuhanuzi wa mbere buriya wabideri n'ibideri. Umuhanuzi wawe ni wowe. Abantu baza bakaguhanurira, bamara kuguhanurira icyo baza bakora baza bagusigira inyundo mu maboko, nicyo gusaba babakoze ngo ngaho ushimangira icyo wemeye. Bavuze ngo bide ugiye gupfa, iki bicishije mu ikaramu kuko Imana izayongera iminsi. Bide bavuze ngo ugiye gutunga, iki ngiki reka kubita umusumari ufate neza Satani atazawunyeganyeza. Umuntu niwe uzabihanura ibyo wemera nibyo byonyine bizakubaho. Utange ntakuba, utange vuga ngo ndatanga ntakoma. Twizere ko tudafuka mu kanwa. Reka tuganire bibiri, tuzamura Yesu amaboko. Bwana asifiwe. Bibiliya ndabanje gushima Imana ko igitabo cyacu cyabonetse. Jewe nzaje mu biterane nashabaka ibitabo bikaba. Wataka uti igitabo kirabuze. Abanyentege kendi bacemera ko ibintu bibura. Bagatangira gukekana ngo none abarozi bakijanye, ngo none abibyi insecurity kaba ibintu bikamera na tugomba gukura tugaha Imana agaciro kuruta utundi. None se ibintu byahoze bizabirwa nibwo bwa mbere ibintu biri gitabo. Uko nahoze mvuga ngo Mana navugiye iki ku gitabo cyabuze, ninde ukizane ba nzomusengere sha wambaye ikoti ryiza ry'umutuku. Kemu manza muri anyinshi cyane, manza zikomeye. Yesu yangiriye neza yanzaniye. Nzagenda ahantu kubera mugashika mukatutwebwe turabantu boroheje, tukatugira abantu bakomeye, mukadutwaza ibitabo kandi ibitabo kiremereye. Bakagutwaza ibitabo bati pasiteri batiki twese turi abatero mwahise mudakitwaza igitabo cye ukumara kitwaza mugeze ni wanje Kigali mugeze gatwara ibintu abantu baza baguma bagakora bitabo bidafite inzira. Reka tuzamure Yesu amaboko. Bwana asifiwe. Amen. Imana ibamugisha ibintu byiza. Bibiliya yatubwiye amagambo ndaza gutindamo, turi kumwe n'umuvuga butumwa mwiza kandi ndaza nje gutaha. Bari mukumva kubwiriza mbere yawe ntagira ubwoba ko mucura umwana kandi simbikunda pe. Kunda kubwiriza amasaha menshi, jewe ndambira abandi biyo mpambiriza ibintu by'ibizabiheka bizabiguma bikaza kandi akaba ariho biryoha. Iyo ntangiriye kubwiriza muri 20 nzaja kurangiza ngeze ko mu 150 kaza numvagiye gusa kizoshika. Ariko si byiza, turi mu isi tugomba kugira management y'umwana. Nicyo kintu cyiza. Ndavuga ukuntu gukora mu buryo bw'umubiri bizamubaka izo mu mwuka, kandi wakora neza izo mu mwuka bikubaka izo mu mubiri. Ni urusobekerane. Iyo upfuye hamwe hazahisha n'ahandi. Ni amaguru abiri, ni amababa abiri atazayemera ko inyoni iguruka ufite rimwe. Iyo wishe rimwe n'irindi rirakwama. Inyoni ntiyogurukisha ibaba rimwe izinanirwa. Umuntu yogendera ku kuguru kumwe ariko avunitse kandi arusha. Bibiliya yatubwiye ngo aya magambo niyo twavuze, niyo tugomba kuvuga, kandi birimo n'andi magambo twosobanura, ariko iri mwahisemo nibyo tugomba kuganira. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen.
hano nyamwita nje kuhabwiriza inshorosho ariko ndabakunda babwiza ukuri kandi impamvu mbakunda nayitekereje ndi mu bavuga butumwa bagize amahirwe muri bino bihugu byacu kubwiriza kenshi n'ahandi henshi ndi mu bavuga butumwa baza batumirwa ku migabane yose y'isi kenshi ndi mu bavuga butumwa baza bimwa amaviza kenshi barushe bakajana kwa noteri kuyaviza ngo ari konzi bamwe baribeshe bararuha barayamba muri Australia ngo nje kumara iginga rimwe ngo mpaguruke barasura baranandika ngo turayikwatse none nkibaga kabwa pesa ese umuntu akashindira nze nguma bampamagara umutima ukambwira ngo ndi gusiga iby'Imana ishaka kihutira iby'Imana itashaka abantu bagiye twariganye twarakoranye turaziranye wenda icyo baza bavuga naje bagera no bivugayo ntakomeze batameze ariko nkabyibaza ngasanga nije wikoze narasenze ngo Mana nkure mu banyamurenge nkure no mu basita ngira umukozi wawe ubu mubona hasi mu banyamurenge ndi umukisi ubona uko kandi byanditsemo ingaruka ikigira kabiri mbere Imana ngumuka azamfasha kuja aho nkeneye apana nje aho nkeneye kuko iyo nje aho nkeneye simbaga nanje kiri ariko ku Imana aha niho nkeneye aha nkenewe kuri nje niho agaciro kuruta aho nje buri nshaka hose Bwana sifiwe amen iyo usenze isengesho uri kure ku mutima Imana irabyumva umunsi umwe narwaje umwana nje mu bitaro yashika abana bato ntibaza bahereza abantu bakora aho bacumbikira ukuvuga ko nigisha umwanya w'ushika n'imbaga nzo bapekeye muri ibi ndarekera ibyo nuko se ni umwana bibi nasomye namwe nje kuzigisha n'ingera nje ndakumavuga ibintu byinshi ngeze yo bati turacumbikira umwana wowe tugucumbikira nta bitaro z'umuntu mukuru ndarara hanze ndaranicaye hanze ngo habe saa 9 nicaye mbona marayika araza ngo mare gushika mpagara imbere arampamagara n'igitabo arambwira ngo ndagutegetse ngo abaganga binjire mu bitaro saa 2 kugenzura wamaze gusengera umurwayi wese uri mu bitaro nari kondira nari mbabaye noneho nari nagize n'imbeho uzi kwicara hanze ku muryango w'ibitaro gutya uhawe bahara ku muryango kugira ngo muganga naguhamagara atakubona ukageza saa 9 saa 10 ngo amara kubivuga nari mfite impamvu mu mutima mpaye numva ko nsaba uburakari bw'Imana murisha ikiza gituma Imana ivuga siyo iba yavuze n'abantu n'inzozi n'ibindi biraho ariko ijisho ry'Imana iyo ngayo yavuze ngo gira gutya uzubere n'ushugu mukaza gutekereza impamvu bagiye bafite namatangije zigutangira gusengera abantu utanezere udavuga kundi ariko kubasenga twafuna n'ikijisho kuri hejuru ndasenga ibitaro byose amasare yose ndashaka saa 1 ndarangiza ndaruka ndicara ahantu tangira gutekereza byose kujangendekeye gute nahagazwe hejuru n'igitsura kingana iki gitumye mu bihe bisa kibi ko uyu murimo w'umugabo tudasheshe tudakundana tutumvikanye muri bihe byagenze bite ariko ndagusanga ikintu kimwe ico wasenze ico wizeye iyo ubikora wizeye iyo Mana ko mwishaka gushaka no kudashaka kigomba kuba kandi kikakugiraho impasi Bwana sifiwe amen rero ndabashishikariza kujya mukunda Imana ko muraje hanze ariko usarire nasenze na pastor kandi abimubwiye sikibigize ibanga namubona ko umuntu acisha umugozi hagati kandi gutya arambwira ngo bigiye kizagera ngo bamwe bagenda abandi basubire sinza nere ko sibi umuhanuzi muramenye nimbaga narose nishaye ariko murananze mukajira aragutera amabuye reka tubire Yesu Bwana sifiwe amen
kanshiye mu maso mbona umuntu yambwiye ngo tibizoshikaho bakubura ikambi ngo yarangiye niko yakwambwiye ngo tibizoshikaho bakubura ikambi ngo muyifungu wanyu baragiye namabona azanye akagozi bamwe berekeye abandi berekeye sindi umuhanuzi ariko kandi kubera ko ntakiraye hano kuvuga ibintu nabonye hari icyo mutwaye reka tubire Yesu Bwana asifiwe mureke gusakuza mu ndebe hano Bwana asifiwe Amen. cyo nzi neza Imana kubera urukundo bakunda icyo Imana yadukorera cyose kiba kiri mu mugambi mwiza w'Imana ibara amahoro Yesu ibara byiza cyane Bibiliya yaravuze ngo Sawuli ariwe Pawulo yakavundikira ijambo aravuga ngo amagambo atatu nakoze mu muhamagaro niyo ngiye kubasezeramo mbibutse ijambo rya mbere nirinze kubahisha ukuri Bwana asifiwe Amen. nirinze kubahisha ukuri mu muhamagaro wanje nirinze kubahisha ukuri natinye ko muzubaka ku rufatiro runyeganyega muzubaka ku musenyi bituma mbabwira ukuri kose kugira ngo mube abagabo nyabagabo aravuga ngo ntambu yaje ngo nuko nimara kugenda ngo ndiko ndabona ko amasega agiye kubisuka ngo akabatemagura akana kabatatanya haleluya Amen. ikigira kabiri aravuga ngo muri izi ngendo zose nirinze ngo kuko impamvu igisitaza ngo cyo gusitaza badakomeye muri ngo bituma niga gukoresha amaboko yanjye kugira ngo nze ngenda nikwisha ninjira mu wawe udafite umutima kugira ngo utaza kunumva banze mu guhereza nitumara guhanga kubwira ikingenza abantu benshi bagakunda abashitsi kubera ko bafite urukundo rwinshi ariko badafite icyo bazimana abashitsi badafite aho babaraza badafite Pawulo aravuga ngo narabyize kugira ngo ntazaba igikoma ngo cyo kwaraza bagende ntazaba yo kunaniza abadashoboye byatumye nitaba umuhamagaro ngo akomera no gukoresha amaboko yacu mbere akatena sabiriza ndemera nze ngenda nikwisha kugira ngo icyo mvuga kitagira igikoma haleluya Amen. ababwira ayo magambo arababwira ngo nicyo gituma Yesu ubwe yavuze ngo biranditse ngo gutanga ngo nizo bigira umugisha ngo kuruta guhabwa dore ubutaka buzabwakira kuko buhora buhabwa icyo buza gukora ni ukumira no kuboza ariko bwo bwaje gutanga bugatanga imbuto umusaruzi akikorera ibitunga n'ibitunga agahaga kandi niko binagaragara ukuboko gutanga ngo niko kuza kuja hejuru y'ugutanga iyo umuntu agiye kuguha kurya bagutegetse hari umuntu ugiha kubunyira abashumba ngo ababwire ngo nimuze bahake n'abahemba uzabwira ngo nimuze bahakazi gukora imirimo hano kuko bategetse kuzabahemba ku misho w'ukwezi baza baguha icubahiro utakibasabye hari uza kwigishwa kuba umushefu ninde mwari mwumva ko tuza gukora bari bishaka ati wabonye akazi uri umushefu baza bamubaha oya ninde uzimanirwa kubaha umugabo tubibaho Pawulo aravuga ngo nicyo gituma ibi mugomba kubimenya ndagira ngo mbabwire iki kintu mbere yo kwicara Bibiliya igaragaza umugabo witwa Moridekayi ni umugabo muzi n'amateka yiwe yakoze ikintu kiribagirana mu maso y'abantu kiribagirana kiratinda nawe ubwo yararuka adateka ko yacibagiwe Bibiliya iravuga ngo yakoze ikintu yabwiye ngo umwami ngo hano hagaragaye ngo abagabo babiri baganiriye mpari ngo baravuga ngo bazishe umwana umwe ngo yitwa Tereshi undi ngo yitwa Bigitani baravuga ngo tuzishe umwana arabyumva akora umurimo mwiza umwana ugatahutse baramubwira ngo mwana hano hari abantu babiri baganiriye baravuga ngo bazokwica ngo babikurikiranye babigenzuye ngo basanganishe iyo neza ya Moridekayi iribagirana hari byinshi wakoze uzawibaza icyo byakoze ndagira ngo nkubwire muvandimwe icyo umuntu yakoreye Imana kidacibagirana
Bwana sifiwe. Biblia iravuga ngo igihe wumva ukunda ineza y'umuntu izi provoka impamvu kugira ngo usabwe icyo wakoze kidatwikirwa n'isuri kizakora ibintu utangaza. Amaze mu munsi umwe bituma ngo hama n'amurakaye ukuvuga ko birahigarira neza kugira ngo umurimo wakoze utangagatana. Amaze mu Moridekayi ararakara, baravuga abandi baza bapfukama ntupfukamire nihuta bati none ikizomara gahari sinzokwica wenyine, nzokwicara n'abayuda bose bari mu bihugu 127 muzapfa mushira. Ijambo rya mbere aragenda ngo aja mu bapfumu, ngo aja kuraguza izi nzuzi dusomye zitwa Pundi, ngo ziravuga niko Bibiliya ivuga, ngo ziravuga ngo turemeye ngo abayuda bazapfa. Bwana sifiwe. Timuza kubona amatangazo Satani azana araduhereza mu nzozi. Muzobwirana inzozi umunsi umwe mwaraye rwose abantu 100 uzasanga bose ari inzozi ziciye zibatera kwiheba no kwiyanga. Satani azayicara guhereza amatangazo yo kutubwira gusa ngo ntibizashoboka, ntibiriho. Umuntu azagenda nusa n'Imana ikavuga kandi Imana ikomeye, ariko Satani yaguheza amatangazo mu nzozi gusa umunsi umwe. Ibyo Imana yakubwiye imyaka n'imyaka ukabyibagirwa, ukaza mu buryo ntibizashoboka. Bibiliya iravuga ngo Hamani inzuzi ngo ziravuga twazisoma, ngo ziravuga ngo abayuda ndemeye bazapfa. Genda utange amafaranga yaswa mu bubiko, numara wandikisha inzandiko. Arabikora biraba biremerwa n'umwami arabisinyira, biragenda bikibihura 127. Bategereza umunsi wo kwishwa ngo bakuke imitima birananirana. Moridekayi atuma ngo kuri Esiteri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Aramubwira ngo genda uvuge, nutavuga tuzatabara ko nihuta. Bibiliya iravuga ngo Esiteri igice cya 5 uhereye ku murongo wa 2. Esiteri batuma kuri bene wabo baravuga ngo mugende musabire, nanje nzasenga mu minsi 3, nyuma ngo iminsi 3 nzaje ku mwana. Tarandevu mfite itegeko njiri byemera, nzaje ikambere turebe kizavamo. Uko gana amakuru ya Yaneza wumva kwineza zibigenza. Bibiliya iravuga ngo amaze gusenga yasanze ikintu kimwe. Satani yaza kugora umuntu ntaza arwanya detaye. Satani ntaza atera umuntu muri detaye. Azagenda akamenya igiti, inkingi y'ubuzima, azarwanya ikintu kimwe, muri icyo kimwe akabarwanyirije n'ibyawe byose. None se wote kimwe amashami n'amababi kiyohuka. Esiteri waragenda arasenga gusanga akazamira Imana ngo Mana umpereze igikundiro, utugarurire igikundiro, utugarurire ubwiza mu maso y'Umwami, utugarurire gusa igikundiro. Arangije ngo gusenga aragenda ngo gituruka ikambere ngo ku Mwami, asanga ngo Umwami yicayeho afite inkoni